Eyo broski, uyu ni B1 promoter. Iki ni cya kiganiro cya entertainment tukugezaho buri munsi kandi tukaguha amakuru y'ibyamamare. Uyu munsi ngugarukana inkuru ya The Ben nyuma rero yo gukora ubukwe akadusohorera indirimbo bita ni Forever. Iyi ndirimbo The Ben yagiye igira private kuri YouTube ye kugira ngo nihagire umuntu wongera kuyibona ibure kuri urwo rubuga rwa YouTube. Amakuru yatangiye gucicikana bavuga ko ari YouTube yayisibye, ariko mu by'ukuri The Ben yagize private kugira ngo nyuma y'iminsi mikeya yongere igire public, abantu bongere bagigane bajya kuyireba. Ariko indirimbo yari imaze kurebwa na miliyoni irenga mu minsi ngaho, urumva ko iyi ndirimbo yari imaze gukundwa. So reka turebe rero The Ben igihe azongera kuyigirira public muri rusange, kubera yuko abantu bari barimo bayikunda, ariko ni trick The Ben yakoze kugira ngo nayigaruraho azatubwira ati YouTube yongeye yatanze access yo kugira ngo indirimbo isubire ku rukuta rwe, abantu bongere